Mu 1957 isi yose iri mu bwoba no mu marushanwa y'ibihugu bikomeye, abahanga barimo gutekereza kohereza umuntu mu isanzure. Ariko mbere y'uko umuntu ajyayo, hari ikiremwamuntu gito kitigeze gihitamo, imbwa. Yego, imbwa nizo zabanje kujya mu isanzure mbere y'uko abantu bose bajyayo. Ariko se zoherejwe ni zingahe? Ese zagarutse ari zingahe? Ese hari zafiriye mu kirere? Uyu munsi ngiye kukubwira inkuru yuzuye amarangamutima, ubwitange n'amateka yahinduye isi. Ntujye kure, ushobora guhita wibaza uti impamvu babikoze. Mu gihe cy'intambara y'ubutita cyangwa se Cold War, ibihugu bikomeye byarushanwaga mu buhanga bwo mu kirere. Abahanga bibazaga bati ese umuntu ashobora kubaho hanze y'isi? Ariko kohereza umuntu byari biteye ubwoba cyane. Nta n'umwe wari uzi niba umutima we wakomeza gutera, nta n'umwe wari uzi niba ubwonko bwe butari guhungabana. Bafashe icyemezo gikomeye, babanza kohereza inyamaswa. Kandi mu nyamaswa boherejwe zose bahisemo imbwa, kubera ko zari zoroshye kwigishwa kandi zishobora kwihanganira ibihe bikomeye. Tariki 3 Ugushyingo 1957, icyogajuru kirahaguruka. Imbwa yitwa Laika ibibaye imbwa itembera ikirere, cyangwa se ibibaye ikiremwa cya mbere kizengurutse isi. Ariko hari ikibazo gikomeye cyane, nta buryo bwo kukigarura bwari buhari. Laika yagarutse yapfuye mu masaha make kubera ubushyuhe bwinshi. Iyi si yose yarabaye, ariko abahanga bungutse amakuru akomeye. Bamenye ko ikiremwa muntu gishobora kwihanganira ibintu byose bikomeye, cyangwa se kikihanganira urugendo rwo mu isanzure. Ariko se byagenze bite? Nyuma ya Laika bakomeje kugerageza. Mu 1960, imbwa ya kabiri bita Belika na Sterika zoherejwe mu isanzure. Zazengurutse isi inshuro nyinshi, kandi ku nshuro ya mbere mu mateka zagarutse ari nzima. Ibyo byahise bihindura amateka. Nyuma y'umwaka umwe, umuntu wa mbere yajyanywe mu isanzure. Iyo hataza kubaho igeragezwa ry'imbwa, birashoboka ko abantu batari kugeraho vuba. Hagati y'1991 n'1966, imbwa zirenga 15 zoherejwe mu butumwa butandukanye bwo mu kirere. Zimwe zagarutse, zimwe zarapfuye. Ariko se zagize uruhare mu mateka y'ubushakashatsi bwo mu kirere? Nta mbwa n'imwe yigeze igera ku kwezi cyangwa ku rundi mubumbe. Zazengurutse isi gusa. Iyo wumva izina Laika, ntuba wumva imbwa gusa, uba wumva igitambo cyafashije ikiremwa muntu gutinyuka kugera kure. Rimwe na rimwe hari igihe iterambere risaba ibigeragezo bikomeye, ariko amateka ntajya yibagirwa. Abatanze umusanzu barakoze, kandi izi mbwa nazo zahinduye isi, bituma isi y'ubwayo igira abahanga bakomeye cyane biturutse mu gitekerezo cyo kohereza imbwa mu isanzure. Niba iyi nkuru igukoze ku mutima, kandi like, andika igitekerezo cyawe hasi, ukande subscribe kugira ngo utazacikwa n'icyegeranyo cy'ubutaha. Kandi ndagusaba gushyira muri comment icyegeranyo ushaka ko tuzakugarukiraho ubutaha. Ndabakunda cyane. Iyi ni Starbiz Rwanda, muri ab'ingenzi.